ndamutekereza amarira kuzura amaso ngo dayimoni ikankurura ikanyibutsa akaringe shapu ngiyo ndimo gusengesha randiroda ararunguruka yuhu kabaye ngo nyuma ya video iri gucacana papa ngo bitaya mpano ngo ari mwari mwatatura yiyereka icyana papa ngo ageze gutya araza aravuga ati mumbabarire amakuru mwabonye cyangwa se video mwabonye ni umuntu waje ayirayisakaza mumbabarire natwe tukibaza tuti yamwibye phone hey tuje kubitera mu munzani ku karubanda ya mpano yaje kuri Twitter yiwe arandika ati nje kubasaba imbabazi ku sasa rero turibaza uwo muntu yamwibye telefone cyo ni cyambere icya kabiri uwo muntu yafashe amashusho mu bohe buryo ntago bari kumwe tugende tubiteramo amaso ya mano yagize gutya ngo yikurira umukobwa kuri social media runaka hari mentioning maze kumukuraho nyine tungu kwa kundi ngo abakobwa nyine ngo bari gukunda abastari cyane tu hano mwana w'umukobwa mwiza nguyu gose mwana w'umukobwa rwose ufite n'ibere rishinguye ngo rigihagaze abakuru ndimo ndakura ku mihanda kuko ngewe aya mafoto mura yamana we yisaba imbabazi kuvuga ati mumbabarire inshuti zanjye mumbabarire kandi ntimumuvebe uyu mwaka 2025 twabonyemo byinshi hagati aho na Emeline yakijijwe na Emeline murabona ko yakiriye agakiza nyuma yo kwisunga amavide no kwisunga ishanga ewana Emeline yakiriye agakiza ubu ngubu Emeline Yesu nashimwe Emeline turakwakiriye mu muryango w'abihaye Imana cyase mu muryango w'abagarukira Imana Emeline urugendo utangiye rwo kuba umukristo Imana iri gukomerezemo utangariza n'abandi biyita ngo n'abagore ba Yesu yatenda abona bo turavuga ati mukizwe hamwe ubwire n'aba bakobwa basigaye inyuma rero sasa bakobwa basigaye inyuma bagenda barungarunga mu tugeto tw'abatipe bazi geto zo kwa Claude izo kwa Eric izo kwa Patrick izo kwa Habiri kwa Sindayigaya abo bose bakire bazi bakizwe tu murabona ko na Emeline yakijijwe ariko ntabonezeza rubanda hari umuntu agiye kwambona naranditse ngo na Brian ngo yarabatijwe ngo na Jackie yarabatijwe ngo none ngo mubatizo niki yamaye amakuru nyine tu arimo aragenda acishikana ngiye kwibonera hano kuri platform zanyu gusa twishimiye intambwe Emeline ateye gukizwa hagati aho mubanze mukore subscribe okay mu cyumba kimwe bahari harimo harashya ku rundi ruhande abandi bari barimo barakira agakiza papa mu gihe y'Imana yararimo arisobanura imbere y'umwana w'umukobwa yikuriye kuri social media uwitwa Emeline yararimo aribatirizwa ibintu y'ishowbiz nyarwanda turayifata amaguta nshaka gukuraho ikintu cyitwa ku karubanda ariko nshaka gukupa ikintu bita umunzani ariko bikanga bikananirana izi nkuru ntabwo ndagenda nigendera nzitara mu bamotari mu cyuma kimwe hari harimo gucicikana bimwatatura bidereka imitana utubere duhagaze batumwamwanya mbese bicikagurika ahandi ku rundi ruhande kumugaragara muri Yorodani umwana yararimo arihana yiba ku bwaro upfuye ku bw'umubiri mfanye ndapfuye ariko nzukanye na Kristo umwami ndihannye ndakijijwe none ya mpano niki kikubuza kujya kubatizwa ukajya utubwira ngo ngiyo urimo urasengesha kumbe twamaze kumenya ko yandirimbo nayo ni igishego
ya ndirimbo ni igishengo ngo yarimo arasengesha kumbe ngiyo urimo urarya umwana Landirodi wawe bari kurunguruka. Ubu se tuvuge ko Landirodi ariwe wafashe nanone ariya mashusho ukaba uje kwandika ngo tukubabarire. Aha abakurikira hariho ya mpano ari gusa none bantu mwitabire umuhango wa Emeline wo kubatizwa, muraza mumfashe mudufashe mujyane na ya mpano agiye kubatizwa. Ya mpano kuki yamaze iminsi atari kwamamara agaruka azi mu bintu by'ubusambanyi, kandi ubusambanyi akora akabushyira no hanze, yarangiza agahindukira akatwica mu bwonko ngarasaba imbabazi. Ya mpano turarambiwe, ntabwo tuzajya duhora dusaba imbabazi zawe, tuza tuguha imbabazi buri munsi udahinduka. Mesa kamwe ubatizwe Yesu Kristo nk'umukiza, nurangiza ushake n'umugore umwe nk'uko na Emeline yemeye akaba umwana w'Imana. Yesu nashimwe. Kandi hari abantu mutari muzi ko, hari abantu mwari mwagize ngo nabicecetse, hari abantu mazi iminsi mutanyumva mutazi ngo muzi ngo twaratuje turaceceka. Oya papa, tuba twibereye aho ngaho. Ndetse no muri iyi minsi tugiye kubakubita utushow twagiye tuba muri uyu mwaka wa 2025. Warubizi ko neza ko muri uyu mwaka wa 2025 ubwo twabonye amavideo y'amavide ajya mu bantu, ariko ba nyirayo dore banakijijwe. Nibwo twabonye abantu bakurura amashanga none bakijijwe. Mwaka 2025 batumye abantu bajya hanze, ariko abandi barimo baranihana. Ya mpano turagusaba nawe kuza mu kuza ukayagera umwami Yesu w'umukiza ukihana, kare kutuntu tw'uducupa papa. Ya mpano rero arimo arasaba imbabazi, kandi twakire Emeline mu bakristo bashyashya. Emeline, Imana ikurebe, Imana ikugenderere, Mwuka Wera kugenderere, Imana iguha imbaraga n'amavuta. Ubundi dutegereje kumva Emeline ari kubwiriza abantu, abantu bari gukizwa. Emeline rwose turagushaka mu bwami bw'Imana. Okay, sasa rero mubaze mukore subscribe kuri Blessing Hope Rwanda TV, munyarukire kuri TikTok yacu twitwa baho nkawe ubwawe. Ariko amakuru arambuye yose cyangwa se ushaka inkuru ziri ku munzani ni ku karubanda nyine tu. Ibintu byose biba byashyizwe hanze, ibintu byose bishyizwe hanze nk'ibyambaye ubusa, nta kintu kirimo mwiherero. Hagati aho rero mukomeze mugubwe neza, turaje tugende twinjira muri ibi bintu bya ya mpano. Rebese ya mpano muramuha imbabazi ntimuzimuha, bimeze biti.